kuko ntabwo yafashe ku ngufu. Ntabwo yagufashe ku ngufu yego. Ariko yantenda niga. Nari mfite imyaka 17 nakona nayujuje ntwite. Uje imyaka 17 utwite? Yego. Bruce Melody yari afite imyaka ingahe? Ari yaburangije imyaka ingahe? Ndashitana. Ndashimye imyaka 5 ndashira. Ngama amafaranga nyendeje gukura miliyoni. Ndi mukinya, ndimo kumva isereri, ndi mukinya, navanze byeri na rikeri, ndi mukinya, gusa ufite intandaro niko mpora. Twanyweye twasinze, gusa ibibazo ntitubihuje, nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Ndashaka kwigira neza, ndashaka kwirirwa nseka, nta muntu nshaka umvangira. Ndakeka harumbisha muri yo video wumva ko namubwira ngo nimbirangiza nzakubwira ni cyarambye ngo ngende ngo mbitekerezeho. Bane mfata umwanzuro nzamubwire ngo kandi ikindi ngomba kumenya uwo ari we nanjye nkamenya uwo ndi we. Ndiye jambo risobanuye iki? Yashara yarashatse kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko ngomba kumenya ko ari umusitari nyine ntantu duhuriye none se ntabwo ubyumva. Uyu munsi na disturbing abaneighbor banje, ntihagire ugira ubwoba kugasaku ndi buteze. Samoya muri dushe ni samoya. Ukumva rata. Ubwo nabwo mbura telefone. Imva Kigali ndagenda ndavuga ntabwo wajya kugenda ngo ujye mu bintu byo kujya kurega udafite iki? Udafite irangamuntu yawe urumva nyine n'imyirondoro n'ibiki. Ntacyo nyine biba bihari n'ubundi babibona ariko ntabwo wajya kujya kurega udafite ibyangombwa sibyo. Nubu nabikwereka mama wanjye avuye kunoze avuye kabindi mukanya anyereza screenshot yo kwirangamuntu yanjye zasohoka kwa kane. Rero reka nkubwize ukuri nje kuva kera gatwa n'umunsi umamagara kuri space yawe nakubwiye ko nta mpamvu n'imwe mfite ishobora gutuma nagira gute najya guhangana na Melody. Ariko nyuma y'ibyo yakoze akajya kunkinisha akajya kugira gute man uriya mugabo ibizakurikira ntabwo nkeneye kongera kumuvugisha, sinkeneye kongera kumuvugaho n'undi munsi, sinkeneye n'ikindi kintu na kimwe. Amategeko niyo agiye azadukiranura mu mahoro tutarinze kongera guterana amagambo ngo ni umunyarwanda ntazacikira ntazagira gute ibyo ari byo byose bizagenda gute ntabwo nanjye nzabyita. Birakaze birananiye yo ntibyoroshye sinzi uko njye nabimubwira. Aya masaha rero bihagaze bite? Aya masaha ntabwo bivuga kuva icyo gihe reka miliyoni 5 barazikubeshye baziguye mu magambo ntabwo baziguhaye. Ni izina ry'Imana bana nambye ngo njye gushaka inzu yo gukoreramo njya gushaka inzu Godfa. Mbinjazwe imbere ya landlord nagiye kubwira ngo mbikire inzu ngo ndazanyishyure mu minsi 2 yo gukoreramo. Uyu munsi rero ikibazo cy'intaya amatsiko. Uti mugiye kujya mu nkiko. Yes. Bruce Melody uramurega iki? Inde Melody. Kari byinshira. Gerageza kubicamo kuko abantu biba byabavanze. Ayiwe ngo bibavanga usanga ngabo bose hari ubwana birimo bivanga. Ibirego 3 by'ibanze by'imbere ibindi bizagenda byongera 3 biri imbere. Godfa reka nkubwire hari ibintu byinshi njye nari narinze, hari impamvu nyinshi nari narinze no kujya mu nkiko na Melody. Sibyo? Yego. First of all Melody ntabwo yamfashe ku ngufu. Sibyo? Ni kuko ntabwo yamfashe ku ngufu. Ntabwo yagufashe ku ngufu yego. Ariko yantenda niga. Nari mfite imyaka 17 nakona nayujuje ntwite. Uje imyaka 17 utwite? Yego. Bruce Melody yari afite imyaka ingahe?
ariya urandusha imyaka ingahe ndusha 5 ndusha imyaka 5 ndashira urakumva yanyweye mu ishuri yanze kwita ku mwana urakumva kandi yatumye n'izi saha ntari kumwe n'umwana wanjye kubera we gasa iyo uvuze ngo ntabwo yagufashe ku ngufu ni ukuvuga ngo ibyo mwakoze mwarabyumvikanye nawe warabishakaga ntiza nanjye numveho ntiri nanjye numveho ngirira imbabazi nkuheho kuko nanjye sinkitereta ntibigeze batereta bazajya bavuguta ntibigeze batereta bazajya bavuguta ntabwo ndi buvuge ngo narabishakaga gute se uzaba narabivuge ngo narabishakaga batfa uzana Superlevo yabaga ndahabona Superlevo yari imbere y'iwacu urakumva nacaga ari akenshi nacaga wongeye kumuvanumye nacaga wongeye ku ishuri nacaga kenshi gashoboka urikumva so naraciye nyine umuntu aramvugisha nk'uko gutyo nyine tu Melody aramvugisha ari aho ngaho ko bajyaga barara aho ngaho ari benshi bari aho ngaho kuri Superlevo urabizi nyine bya bindi tu y'ubukobwa bukiri butoya biri aho ngaho ariko ntukamuvugisha menshi nako no gasa uwo ushobora kuba ndi kuvugisha menshi ariko biba bishaka kugira ngo kuri kugaragare nyine urabizi ko akundi nyine ushobora kubona umukobwa uri aho umwana wiga muri segonderi uca aho ngaho umuntu n'umusitari ibintu nyine biri aho ngaho urabyumva kuko hari n'abantu benshi bagiye bambonamo no muri za gumaguma nyuma nyine y'icyo gihe nanatwite tujyana muri za gumaguma ndiyo tujyana uri kumva ntuzajya ubona reka nkubwire sura ko wenda tuvuge ngo Melody ngo aba yaririye imihari ngo Emi cyangwa ibiki Emi niwe muntu wa mbere wa breaking inkuru y'uko ntwite sibyo kandi ntabwo Emi yayibonye ambonye iwacu cyangwa ambonye ahandi hantu yashyizeho ambonye muri gumaguma sibyo ko muri gumaguma nta gumaguma n'imwe nagiyeyo kandi izi gumaguma zose nawe amarikana na Melody ahari kandi naragiye no kumureba wenda biko yuko bajya nko kunoze nko nk'aho bari bukorera ibyo road show n'ibiki iyo mihari yose y'uwo Emi na Melody yose bayifitanye kubera ko Emi yagiye ambona kenshi aho bari dusubire kuri Superlevo gatoya havuzwe ibintu byinshi urumva havuzwe ibintu byinshi kugera no ku makuru avuga ko Melody yari nk'umuntu wa 5 cyangwa wa 6 mubwiye ko si ibyo ngushinja biravugwa nubwo mbere byumvishe Dr. nawe yarabimbwiye umunsi aza hano yarambwiye ngo abantu benshi bambwiye ko ngo umwana noneho abantu we yavugaga ko noneho abantu yavugaga njye sinanahura nabo ntabwo nanze kuvuga amazina yabo ariko urabizi ko abantu babavuze nubwo yavuga nubwo yavuga byaba ari bibiri bishyashya ageze aho ngaho yarabakubwiye ko abo bantu nabo bakwicuriye yambwiye umuntu umwe hano kandi umuntu yambwiye njye sindahura nawe no mu buzima bisanzwe ngo face to face sindahura nawe just ndamwumva agasaba nkubaza ikibazo uri mu bantu bamaze kuzengereza izina ry'umusitari wacu igene ikozwe bagasanga umwana atari uwa Bruce Melody byagenda gute siko nkorerega ubundi ndakijijwe nubwo bumira uryana ubundi nshinga ivi ku bushake ruvuna abataka yanjye yo karite ubu nakwihirinzeho cyane uramenye ntutume ndirano heyi ndumva mfite ipfa ryo gupfa ngirira vuba maze ntahe
umuzigo w'icyamamare ubaza wawuzi sinjya nsondeka. yewe noneho ngereka nkubwise ukuri Godfa. biramutse bibaye bikagaragara ko iki gihe cyose cyabaye umwana ataragukusa Melody. Godfa reka nkubwise ukuri nta bizabaho kubera ko ngenda bizi neza 100% kandi ndanabyize kandi nayo mpamvu nawe ubwo adashaka ko iyo DNA yibaho. Ndetse ubu ni kangahe maze aha Okay, so ugiye kuza i Kigali. ndabakaga mu kwatsa nako muri kwatsa matacyane. Ikikuzanye ni iki muri iki kibazo? Ikizanye nyine no kujya mu nkiko n'uwongo ndetse hari ikindi kintu gikenewe kindi. Nashatse ibiganiro we angira ikigoryi arambesha ngira umusazi yagira gute. Niba guha amafaranga ntiwongera ukabireka. Amafaranga se arayo yampaye no kujya kuzonga abantu bari kumbeshyira ngo nari amafaranga njyara amafaranga ye nari. Nuvuga ngo amafaranga bavuga ariye ni zira miliyoni 5 z'amashiringi tugiye bakuze. Narazibonye basizo miliyoni 5 z'amashiringi yavugaga bwo narazibonye. Yazigoye ku munwa ariko ntabwo zigeze kugeraho. Ubwe yaranyihamagariye umunsi yagendaga ngagiye muri Good Morning America uba wati. Mu gitondo yampamagara mu gitondo. Arangije arambwira ati vugisha Jimmy hari ibintu twavuganye agiye kuguha. Nagiye kuri Jimmy ndabwira koko. None Jimmy nk'umupartner cyangwa umwe nk'umucoordinator wari aho ngaho wakomeje kubona ntabwo arongera kumvugisha nawe. Ntabwo arongera kukuvugisha. Kandi niwe bari bohereje ngo ngaze ngo kubanza kumvugisha ngo kugira gute. Umunyamategeko wawe ariteguye. Ikibazo sinuko na nimero yawe nayo narayibuze yaragiye. Unyandikira ndaguha nimero. Naringiye kuguha screenshot yanuze ya message nandikiye Melody nkigera i Kigali. Ikintu yahise akora isambroka nta kindi. Ejo bundi ugeze i Kigali uramwandikira kuboroka. Njye naramwandikira ndambwira ko ndi i Kigali. Uri kumva? Wabyemera ko tujya gukoresha ADN cyangwa tuzarindira ikoreshwe n'iki n'urukiko. None ikiri kibazo pasa. Melody ko bivugwa ko umwana n'ahantu ari amasa Bruce Melody amwitaho anamwishyurira ishuri ahantu hahenze. Arabeshya. Kandi mbabari basi bari abantu ntubazanemo hano. Ibivugwa ko ngiye kugana nabo umunsi ku munsi n'ubishaka inbox ngenda ndaguha screenshot sibyo? Ibivugwa ko wowe na Bruce Melody n'ikigutera ibingibi Bruce Melody ari urukundo ukimukunda wanze kumwikuramo. Hari igihe umuntu agutesha umutwe yo hari igihe umuntu agutesha umutwe yo wajya no kurya bikakunanira wajya kuvuga bikakunanira uwo muntu aba yagutesheje umutwe yo uwo muntu aba yagutesheje umutwe. Ariyo mpamvu bigira gutya iyo Bruce Melody mwahuye ukamukubita amaso gusa. Ariko Godfather ngo urukundo ngira nte ngo iyo wahuye na Bruce Melody ukamukubita amaso gusa byonyine akakuvugisha noneho nk'uwere yaje Kampala ukamubona ngo byose bihita birangira uratuza ukamera arewe iko kuri nta makuru ufite. Uracyakunda Bruce Melody? Ahubwo cyetse amenye nk'urwango noneho ngo umwanga uko rungana. ndakwanga nawe ntushaka unyange. I hate you never think about it yo. ndakwanga nawe ntushaka unyange yo. I hate you never think about it yo. Hari ukwivumbura no iyo rwari indege wivumburira umuntu. Umugabo mama
ntuzaneranye. ushobora kugira n'icuma ariko utabakunda nk'urukundo ukunda Bruce Melody. Ubwo si cyo ni igiki bakunda. Bakuri iyo ngiyo byihorere. Baramukundamo iki sa baramukundira iki? Anyway, Ntacyo mukundamo gatfa, ntacyo mukundamo pe. yarakubabaje kuri twe ushobora kuvuga ngo uzagura kuva Kigali ari uko ibi bintu Ntabwo birangiye. yambabaje yanyagirije ubuzima iyo mbesire. Gatfa mbabarira n'utumenukana zino sawa mbabarira. Kuki yakwangirije ubuzima gute gasa? Tabunyangiriza subiza isaha. Shaki walewe. Gatfa tubireke. Gasa utubwiye ko ibyabaye habayeho ubwumvikane hari ari mu rukundo habaye ubwumvikane. Kamanze mubwire. Gatfa ari ibintu byinshi umuntu aba adakeneye ibibazo bitari ngombwa ko umuntu ajya kubivuga ngo abantu bajya mu rujiji ariko iyo ubaye open ukavuga nkanga tukaganira abantu bamenya ukuri. Jado uramuzi ucuranga gitari? Ndamubona. Uriya mutipe witwa Jado ndakeka nawe atakivugana na Melody kandi bari inshuti cyane sibyo? Uriya muhungu ahantu nari ncumbitse Gikondo bancumbikiye muri icyo gihe twari duturanye uri kumva no kubona ibyo kurya nabiryaga ari umugore wa nabibonaga ari uko ari umugore wa Jado bimaye utwite maze no kubyara n'icyo gikoma nakibona kuko nawe yari afite umwana mutoya nakibonaga ari umugore w'ikimaye umwita inda y'amezi 8 Jado yarampamagaye uri kumva nimba hari audio wumvishe ndi kuvugana na Melody kuri noze kuri telefone ndayibona iyo audio nayifashe mvuye kumureba Jado narivuye kureba Jado na Melody ko Jado we yampamagaye na telefone nari mfite yahamagaye umuntu twabanaga aho mu gipangu Jado arambwira ngo nsanga kuri Esperanza Mereze ya kabiri ni Jado wari umpamagaye ariko ntabwo nari nzi ko ari kumwe na Melody yarambwiye mbabarira uze kuri Esperanza nkubwire ndazamuka mva CGM mu ikorosi ndazamuka ngera kuri Mereze ya kabiri ngezeyo nasanze mani n'imyanda Melody yari yambaye ndayibuka uracyamukunda kabuke hafi mwana ntabwo ari gukunda umuntu ahubwo hari igihe nyirute uba wibuka ibintu byinshi to hari ibintu byinshi utakwibagirwa Gatfa niba ukibuka imyenda yari yambaye Melody akiri uzingo kiriya gihe ni ukubera ko uzi impamvu nyibuka ni ukubera ikintu yambwiye kuri uwo munsi yakubwiye guke arazamutse ngezeyo nsanga abatipe bari kuri BR bava kuri BR Jado araza twicara aho ngaho ngiye kubona Melody araza yambaye jampa y'umweru anyicara imbere ari kuri Benzi kurya ingurube narashondesha nubwo yanambwiye ngo nje nanaryeho yewe Melody utwite yari imbere yawe arakwima nakira narya n'icyanambwira ngo nanaryeho na gato abe n'amazi yanguriye cyane na fanta baso ibyo bintu bimbwira ndeba ngo iki yandiriye Benzi imbere abe n'amazi yanguriye habe na fanta akurya inzara ariko kugukegetamara arakwima arangije arambwira ngo none se ngo ubu ngubu umuntu aguhaye amafaranga ngo ukagenda ngo ugakuramo iyo nda inda y'amezi 8 ngama amafaranga ngende njye gukuramo iyo nda ndakeka warumbisha muri iyo video wumva ko namubwira ngo nimbirangiza zakubwira n'icyo arambwira ngo ngende ngo mbitekerezeho one mfata umwanzuro nzamubwire kandi ikindi ngomba kumenya uwo ari we nanjye nkamenya uwo ndi we ndiwe jambo risobanuye iki yarashatse kuvuga iki nashaka kuvuga ko ngomba kumenya ko ari umusitari nyine nta nduhuriye none se ntabwo ubyumva umunyamategeko yamaze gutanga ikirego cyangwa ikirego uzagitanga umaze kugera i Kigali ejo bundi umunyamategeko yamaze gutanga ikirego cyangwa ikirego azagitanga nageraho ejo bundi azagitanga ningera i Kigali
nzaza ku itariki 18. ni ukuvuga ngo hagiye gushya. Nagomba gushya, ntabwo ari ugushya ariko ntabwo ari ugushya, wibyita gushya. Ikanze wibyita gushya gatwa ni ukugira ngo dukemure bino bibazo bive no mu nzira ko njya mbona You complete me, you complete me. Uranzengera ukanzengereza mama we. You complete me, you complete me. Uranzengera ukanzengereza mama we. You